bakoze amahiti bose, bakoze indirimbo zirenze, bahagarariye u Rwanda mu bihugu bitandukanye, bakoze collaboration n'abahanzi bari international bose. Umwe yazamuye undi, umwe yari umuproducer utazwi, undi ari umuhanzi umaze kugafata. Umwe yafashije undi kugira ngo indirimbo ze zimenyekane, dore ko yagiye amukorera hiti nyinshi, maze isi yose ikagenda zirushaho kubamenya. Bose mwite Bruce Melody, undi mwite Element Ere, bose amaze kubabona icyo bita nominate cyangwa se bamaze kuba nominated mu cyo bita Entertainment Art Excellent Award 2026. Bikaba ari ibihembo bitangirwa muri East Africa, akaba ari ibihembo bigenda bikora ku bahanzi bakomeye muri East Africa, aba producer, aba director ndetse n'ibindi byamamare bikomeye cyane muri showbiz, especially muri music cyangwa se muri music industry. So uwo bita rero Bruce Melody ubu tuvugana ye nominated muri category 9. That's good. Ibi ni ibintu bitari bimenyereye ko umuhanzi w'umunyarwanda yesanga ari guhatana muri category zigera ku 9. Guys, category ya mbere bita Bruce Melody ahatanyemo bayita music video film of the year East Africa, akaba ari category igaragaramo umuhanzi wa mbere muri East Africa waje kuba akora video ifite amashusho meza. Iyo video nayindi bakaba yita Popo, akaba ari indirimbo yakoranye n'ubita Diamond ndetse n'uwo bita Brown Joe. Kategori ya kabiri bayita ngo ni hit collaboration of the year, akaba ari umuhanzi wakoze indirimbo yakunzwe cyane cyangwa se yabamaye cyane muri East Africa. Iyo ndirimbo nayo nayindi bayita Pompo, akaba ari featuring Diamond Platnumz ndetse n'uwo bita Brown Joe. Kategori ya gatatu bayita best international hit by East Africa, ubwo ni indirimbo yabaye nziza, noneho nziza cyane, yakunzwe cyane muri East Africa, ariko ikaza kubana international, ikaza kugenda ikundwa cyane muri Africa ndetse no mu isi muri rusange. Indirimbo ya Bruce Melody nayindi bayita Beauty on Fire, akaba indirimbo yaje gukorana n'uwo bita Joe Boy all the way from Nigeria. So kategori yindi rero Bruce Melody agaragaramo muri bihembo bya East Africa nicyo bita ngo ni best alternative fashion hit, akaba ari Munyakazi, akaba ari nabyo ari category wo bita Bruce Melody ahatanye. So indi category rero Bruce Melody ahatanyemo bayita ngo ni overall artist of the year East Africa, akaba ari wa muhanzi cyangwa se wa muhanzi w'icyitegererezo abandi bahanzi cyangwa se urubyiruko rushobora kureberaho wo bita Bruce Melody, nawe akaba ari muri iyi category. So indi category Bruce Melody agaragaramo niyo bita ngo ni male artist of the year East Africa, akaba ari umuhanzi wa mbere w'umugabo muri East Africa. Indi category Bruce Melody agaragaramo niyo bita ngo ni male recording vocalist of the year East Africa, akaba ari umuhanzi wa mbere w'umugabo w'umwaka nawo muri East Africa. Kategori ya 9 uwo bita Bruce Melody agaragaramo nicyo bita ngo ni best people choice artist of Rwanda, ari nayo akaza kuba uwo bita Bruce Melody ayigaragaramo. So guys, sibyo rero Bruce Melody waje kuba agaragara muri bihembo bya Entertainment Art Excellent Award 2026. Usibye Bruce Melody uwo bita Element Ere nawe ari muri bitaramo nk'umwe mu bahanzi cyangwa se mu producer bakomeye cyane East Africa. Murabizi yuko uwo bita Element Ere aherutse gutwara n'igihembo gikomeye cya mbere cyamugize umuproducer w'umwaka muri Africa muri rusange. So uwo bita Element Ere rero ushobora kwibaza ngo ni izihe category ahanganyemo. So uwo bita Element Ere category ahanganyemo ya mbere bayita ngo ni hit maker audio producer of the year East Africa, umuproducer wa mbere wo muri East Africa wakoze indirimbo nyinshi zikagenda zimenyekana, na wundi amwita Element Ere, akaba ari muri iyi category. So indi category uwo bita Element Ere agaragaramo niyo bita ngo ni overall hit song of the year East Africa, akaba ari indirimbo ye bita Tombe, akaba ari mu ndirimbo nayo yaje kuba igaragara muri iyi category. So indi category niyo bita ngo music video film of the year East Africa, nayo ni Tombe. Arajya mwibutse ko muri category wo bita Element Ere ahanganye wo bita Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz mu ndirimbo yabo bise Pompo, marayizi indirimbo imaze imisi iri hit. So indi category wo bita Element Ere agaragaramo muri bihembo bya Entertainment Excellent Art ayita hit collaboration of the year East Africa. Iyo ni collaboration yakunzwe cyane muri East Africa, na yindi bakaba yita Njozi akafatanyije no bita Mario. Iyi category mbibutse yuko
indirimbo y'uwo bita Bruce Melody bita Popo nayo ikaza kuba ihatanye muri iyi kategori yindi ya nyuma uwo bita Element ere agaragaramo niyo bita ngo ni Best Alternative Fashion Hit, akaba ari indirimbo ye bita Maso, akaba ari imwe mu ndirimbo aherutse gusohora. So uwo bita Element ere uwo bita Bruce Melody murabyumva yuko bose bamaze kuba bajya muri kategori zitandukanye. So ukwibaza ngo ni bande bahanganye nabo? So bahanganye no bita Diamond Platnumz, bahanganye no bita Harmonize, bahanganye no bita Joshua Black, bahanganye no bita Mario, bahanganye no bita Juma Jokes, bahanganye no bita Khaligraph Jones, bahanganye no bita Bien ndetse n'ibindi byamamare bikomeye muri East Africa. So icyo nkubwira wowe kora subscribe hasi kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi, gita Mr. nk'ibisanzwe. Don't miss ku bindi biganiro genda ngutegura.